Mwarimu n'imbuto yahawe umugisha. Aka karirimbo rero ni akaririmbo gashya nagiye kubashakira mbatura mwese. Uyu munsi turava muri iki kiganiro twagafashe mu mutwe, turaza kumva ibyako, ariko mwe mufashe iryo zina ryako, mwarimu n'imbuto yahawe umugisha. Ese mwarimu koko n'imbuto yahawe umugisha iwacu niko mwarimu agaragara? Nicyo kiganiro cy'uyu munsi. Reka mbanze nisuhurize abavandimwe mwitabiriye rwose iki kiganiro. Ndabona mwaje nanone mwitabiriye muri benshi. Hari abo rero maze kumenyera ko ari inshuti zanjye zihoraho zakatava mu nzu, kandi twumva ibintu kimwe, kandi uko tubyumva bikaba bigiye gutsinda mu minsi iri imbere, n'igihugu tukakigarurira kandi tukakiyobora mu nyungu za rubanda. Abo rero RRPA Pistolero, nizere kutitwa Pistole, mukomere padiri. Nivyo koko nakubonye Pistolero, uri kumwe na Kizito Mihigo, uri kumwe, mwatangiye kuganira kare, nababonye ko mwaze muganira na Jean Baptiste Mushi komera Mushi Myazi Mici, cyangwa ni Mushi gusa we ntabwo uzi n'amashi. Myazi Mici Mushi we. Hanyuma ariko ndi kubona na Kipi na warahari, na Jean Baptiste namubonye. Africa nawe ntiyahabura, birumvikana. Africa nawe abahari. Africa nawe arahari, yaherekejwe na Mandela Sankara, batangiye baganira na Musa Musabyimana n'umufasha Claudia neza ryazina nkunda n'izina rya mumbyara. Komera Claudia, Imana iguhe umugisha. Hari na Pacha Maître Pacha nawe ahageze. Maître Pacha ariko ntiyaje wenyine. Abdul Karim arahari, Alphonse Alpha nakubonye. All together ndibuka akantu wakoze ubushize rwose, ukomere cyane, uri umuterankunga ukomeye. Isaac Mango nakubonye. BC ntiwahabura nawe kandi uri umuterankunga ukomeye. Christine Mukama komera mubyeyi we. Clementine Mahoro Klololo nakubonye. Nana Dumbo komera. Prudent Bahati komera. Prudent Bahati. Steven nakubonye. Fabius na Fidel Castro uri kuganira na Pacha. Ukwiye namubonye. Mukomere cyane. Fred ntiwahabura rwose. I Rwanda nakubonye. Isaac nurahari rwose. Rubinda Hayo. Kariza Aline. Munjo nakubonye. Ndabariza Christopher Byambere. Mwitabiriye ikiganiro. Karino ntiwahabura rwose. Moyize Zimurinda nakubonye. Maria Goretti. Ndabasuje mwese kandi ndabashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro. Iki ni ikiganiro gikomeye cyane. Hold up peace Byambere. Reka ntangire nongera kubashimira abakomeje kuntera inkunga. Ntituraba benshi uyu munsi twarenze ibihumbi 30, ndetse tumaze ku ibihumbi 30. mu kanya turaturi ibihumbi 30 bari abone kuri, cyangwa se subscribers ba Isi Nijuru TV. Nanone Isi Nijuru TV tubwira ko abo ngabo ari 39 y'abakurikira amakuru. Abandi 61 ntabwo ari subscribers, ntabwo ari abone, bakurikira bwacyo gusa. Ubu rero twari tugeze ku nivo yo gutera intambwe yo kuba noneho ba members. Ni ukuvuga umuntu wiyemeje kugira akantu yatanga kugira ngo ashyigikire ibikorwa bya Isi Nijuru TV. Ndabigarukaho kenshi, atari urukundo rw'amafaranga gusa, nuko igihe tugezemo gisaba ko tugira intambwe dutera. Ntabwo tuzakomeza kuvuga amagambo gusa, turenda kujya mu bikorwa nyabikorwa, ingendo bindi tuzabibabwira mu minsi iri imbere. Ariko abamaze kubyumva kuba members ntabwo turagera no kuri 40 gusa. 40 dore turi ibihumbi 30. Ntabwo aba members ku bihumbi 30 nizeye ko nibura igihumbi kimwe cya 30 baba aba members. Aba members no kuvuga wundi wiyemeje gutanga amadolari nibura 4 ku kwezi, ku kwezi, kugira ngo ibikorwa bigende, kuko ari ibikorwa bisaba amafaranga. Mwarabibonye, sinzajya mbisubiramo buri munsi, ariko namwe murabizi, namwe mushyira mu gaciro. Reka mbabwire ngo maze kubona abantu 39 gusa. 39, 11, 20, 39 ntibarabana 40 baba aba members. Abo rero ndabashimira cyane kuko ni inkwakuzi kandi nabambere, ariko nkaba nifuza ko twaba benshi nibura igihumbi kimwe kuri bya bihumbi 30 bikurikirana amakuru kuri website, kugira ngo umuntu ere inkunga mbone morali yo gukomeza. Ariko si morali ndi kubasaba gusa, morali irahari yo y'igiheri. Niyo naba nanyagiwe, niyo naba ndi mu gihuru, niyo naba ndi muvumo, ntabwo nambaye imbaraga Nyagasani yamaye ko tugomba kurwana urugamba muri iki gihe tukarurwana cyane, kugira ngo dushyigure ubutegetsi bwigize kagarara, hanyuma abaturage bashyitse umutima mu gitereko.
umutima uve mu mutwe, abanyarwanda baryame basinzire, abanyarwanda bongere barebane bakundane nk'uko Kizito yabitwigishaga, abanyarwanda bumve bari iwabo ntawe ubahiga, nibabona umukuru w'igihugu banezerwe agiye kutubwira ibintu byiza, nibabona inama ya guverinoma yateranye bavuge bati buriya harasohokamo imyanzuro myiza idufitiye akamaro, nibabona umutegetsi wabo wo hafi aho meya cyangwa se gavana bavuge bati aba ni abantu bareba ineza yacu bamwubahe bamukunde, nibabona mwarimu bongere bamuhe igitinyiro, bongere bamuhe ishema nk'iryo yahoranye kera. Mwarimu niwe tuganiraho uyu munsi kuko mwarimu mbona ari ingenzi, ariko nimwibagirwe kudutera inkunga bavandimwe. Iyo nkunga ejo bundi hari abantu bambwira baranyandikira cyane bakavuga ati padiri turagukunda cyane, turagukunda, ibitekerezo utanga biradufasha, utangiye kutumara ubwoba, turagukunda cyane, ariko inkunga wasabye nyine rimwe ikibazo, tubuse amayerane nayaguha i Kigali ntibabimenye, ko nge nkunda kwigendera i Kigali, wenda gukunda cyane ariko rero byambuza kwigendera i Kigali. Umva wowe umbwira ibyo ntabwo nkunda, nta no gukunda ibitekerezo dutanga, nta no gukunda impinduramitegekere. Ikigushishikaje we no kwigendera i Kigali, ntawe ukubujije kujyayo, ni iwacu kandi twese turashaka kujyayo. Niba ujyayo ugatanga ibihumbi i Kigali ariko impinduramitegekere ukaba udashobora kwiha amadolari 4 gusa ku kwezi, 4 yandi umuntu agura umutumwe bitaba akawutumura, ntabwo ukunda impinduramitegekere. Icyo kintu abantu bavuga iyo discours babe bicecekeye, kuvuga ngo kubera ko ngi Kigali ntacyo nakora mu mpinduramitegekere, biba bivuga ko uri uw'i Kigali. Mugani wa ndirimbo y'abana ngo ndi uw'i Kigali, ndi uw'i Kigali, ujye wivugira uti ndi uwa Kagame ariko yarapfuye, uri uwa Kagame wowe. Kwigendera i Kigali ni byiza, tubafite imitungo, ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese. Muzabibaze, nakomeje gushishikariza abanyarwanda kuba ushoboye kujyayo we ajyayo, ushoboye kubona pasiporo y'u Rwanda wese ajya yifata. Reka mbivuge ku mugaragaro, ntabwo ari icyaha gufata pasiporo y'i Kigali y'u Rwanda, ujye uyifata, ni uburenganzira bwawe shingiro. Niba ufite imitungo yawe hariya, ukora uko ushoboye kose uyibungabunge, ntibayigutware ku buntu, ibyo ni ngombwa. Ariko niba uzi ikibazo dufite hariya, ntibikubuze kugira icyo ukora mu rwego rw'impinduramitegekere, gushyigikira abo wumva batanga ibitekerezo, ntabwo ari nge gusa, abo wumva batanga ibitekerezo wumva hari icyo byageraho, bashyigikire. Ariko kubura ngo utange amadolari 4 koko ku kwezi byagutera ikibazo. Reka mbonereho kuguhumuriza abavuga ati amadolari 4 nyashyize nk'abamemba i Kigali ntabyo babona. Biriya ni ngewe ngenyine ubibona, ni ufite uburenganzira na YouTube, kandi YouTube nta nyungu ifite zo gutanga amazina y'abantu, nayatanze yatanga y'abanyabyaha. Ariko ntabwo ibinyamakuru byose twiyaboneshaho hano bajya kuturega Kigali ngo yiyaboneshe ku kinyamakuru. Ibi ni ibitangazamakuru, ni ngenyine ubibona, nta wundi. Ni kimwe na babandi batinya kuba subscribers cyangwa abone, ngo niyabonesha ntawe ukubona, ni ngewe ngenyine ukubona. Kereka niba ari ibyo uzatanga raporo i Kigali kakurega ngo wabaye ngo umunyamuryango ngo wabaye abone wa Sinijo. Nkubwiye ko hari abandi ni Kigali batari bakeya bari abone, ntawe ubabona, ni ngewe ubabona. Wigira ubwoba, mboneho akanya ko kubwira babandi batinya kwiyabonesha nyine ngo nimero zabo ntazo babona. Uwakubona ni nk'igihe turi kuganira hano kuri channel en direct, ugakora comment cyangwa ukagira icyo ukora, abari connect bo babibona, kubera ko muri kuganira kuri comments bo barabibona. Ariko niyo mpamvu hariya byemewe ko wakwita izina wishakiye, ushatse wakora address email ku izina wishakiye. Ndetse niba ugiye gutanga ya nkunga yo kuba member, ushobora rwose kwishyiraho izina ushaka wihimbiye, birakunda rwose. Ibyo rero ntibibatera ubwoba bavandimwe. Narababaye ejo umuntu ambwira ati padiri ndagukunda cyane, ariko iyo nkunga ushaka y'amadolari 4 ntayo naguha, ko i Kigali batazabimenya. Nzajya nigendera i Kigali buri mwaka, uzagende neza, ariko ntuzongere kumbeshya ngo ngukunda impinduramutegekere, ngukunda ibitekerezo udashaka gushyigikira. Ukunda iby'i Kigali kuko ari byo ushyigikira. Ntabwo ari iterabwoba ndi kubazanaho, ariko mujye mwumva nyine ibyo abantu baba bari kuganira. Abo baranganiriza bakambwira ko bankunda cyane ariko batanshyigikira, ko bazajya bigendera i Kigali ahubwo buri munsi. Twari tukivugira ibyo ngibyo byo hakurya hariya. Bavandimwe, impinduramitegekere tugomba kuyishyigikira, buri wese mu rugero ashoboye. Nyabune, ntabwo bizajya bihora ari iby'abantu bamwe gusa ngo bitangiye bashete umutwe, bashete umubiri, bashete imitungo, abandi bicaye bavuga bati turabakunda cyane, nibihinduka twese tuzaba tumerewe neza. Yego nibihinduka twese tuzaba tumerewe neza, ariko ntibizahinduka tutitanze. Ntabwo bizahinduka tutitanze. Uyu munsi hari umuntu watwitangiye kurusha abandi, ngira ngo turebe ku buryo bw'umwihariko. Uwo muntu yitwa mwarimu. Ese baba ari kunkurikira bose? Hari uri kunkurikira ubu ngubu ataranyuze mu maboko ya mwarimu? Yaba ariho, yaba hari uwaba ari gukurikira ibiri kuba muri iki gihe ajya kuri YouTube channel akumva uko tubivuga ataranyuze kwa mwarimu?
mwarimu. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo agahinda ka mwarimu nk'imbarutso ya revolution. Niyo mbarutso ya revolution twifuza, abanyarwanda bifuza. Agahinda ka mwarimu, mwarimu w'umunyarwanda. Se mwarimu ari mu gahinda? Yego. Kubera iki? Ibi ngibi abantu babiganiraho cyane, babiganiraho byinshi rwose. Ngewe nanyuze mu maboko ya mwarimu, narire mu maboko y'abarimu, natinze mu maboko y'abarimu. Reka mvuge mwarimu ko mwibuka, buri wese yavuga mwarimu yabonye, yavuga umwarimu wamwigishije, kuko mwarimu si igitekerezo gusa. Mwarimu twamunyuzeho. Ngiye natangiye kwiga muri 78. Niba minisitiri icyo gihe yaritwaga Gatemberezi, Pierre Claver Gatemberezi, ndibuka baduha uniforme rwose idodewe ku ishuri. Ndabyibuka ukuntu byari bishyushye muri 78. Ubwo nabo turi kumwe muri icyo gihe hari babyibuka. Mwarimu ishuri ryari rimeze rite icyo gihe? Ishuri ryari rimeze rite icyo gihe? Icyo gihe mwarimu uko namubonye ngiye mu wa mbere wa primaire niho mvuga. Burya ishuri ngiye kuvuga ni primaire na secondaire gusa. Nyuma yaho abanyamerika bavuga ko ari umurimbo, buri wese yakwiyigisha cyangwa karorera, ariko wize primaire ukiga na secondaire, leta ibirangije inshingano zayo. Ishobora gukora bike muri za kaminuza nta kibazo, ariko primaire na secondaire biri mu nshingano za leta. Ni inshingano, ntabwo ari ukubyingingiriza. Primaire na secondaire. Ntangira primaire muri 78. Mwarimu yari umuntu w'icyubahiro cyane, uko mwibuka ari umuntu w'icyubahiro. Abantu nubaha ngiyewe, ariko na papa nabonaga yubashye, n'ababyeyi nabonaga bubashye cyane. Nkabona ari umuntu ufite ishema ryo gukora uwo murimo. Ari umuntu udafite isoni z'uwo murimo akora, ahubwo bimuteye ishema. Ku buryo ndetse nyine nk'umwana iyo bakubazaga ngo wabiki warangije kubona mwarimu, icyambere batavuga ati naba mwarimu rwose, ndabona mwarimu ahagaze neza, ndabona mwarimu ameze neza, akeye, ari umuntu mbese ari modeli. Ubu ngubu dusigaye dufite abantu bitwa harya babitangukira. Ubu urubyiruko rubajije ngo modo wawe ninde, yahita kuzanira nyine umuntu w'urubyiruko ufite wambaye jean itobaguritse mu mavi, nyine wenda yambaye n'ipantaro ayimano yigeze munsi y'ikibuno ho gakeya, kavuga turaniwe nkunda nyine, turiya ndashaka kuba nkuriye. Niho isigeze, nta kundi twabigenza. Icyo gihe mu gihe cyacu twebwe twumvaga umuntu yaba mwarimu, ukabona rwose ari umushinga mwiza kuba waba mwarimu, ndetse ukaba wajya kwiga ukihata kugira ngo uzabe nka mwarimu wawe. Wabonaga mwarimu afite igitinyiro, ari umuntu utavogerwa, abantu bose bamwubaha, mu by'ukuri bamwubaha, kandi nawe akagerageza kwiyubaha. Icyo ngicyo yari intangarugero muri moralite. Iyo mwarimu byari bitangaje kubona mwarimu wasinze babagaho, ariko ukabona nyine bigayitse cyane, ukabona biteye ubwoba kubona mwarimu yasinze yasomye akayoga. Harababaga bazwi gutyo ko bagakunda, ariko wabonaga nyine ari bicibwa. Mwarimu yagombaga kuba yiyubashye, moralite ari intangarugero. Kumva ngo umukobwa w'umwarimukazi ngo yishingiye byabaga ari ishyano ku gasozi. Yishingiye mwarimukazi yishingiye, ukabona ari ibintu nyine bidasanzwe. Kandi nabo nyine bagerageza kubyitwararika, yaba ari no mu rukundo akagerageza kubihisha, mbese nuko bari bameze, kuko bari abantu bagaragarira abaturage cyane mu giturage. Ndetse iwacu mu giturage nyine mu bantu bakennye, hari igihe bavuga ngo ndarya nka mwarimu, cyangwa se ngo yarongoye umwarimukazi. Ukumva ari ibintu bikomeye cyane ko umuntu yarongoye umwarimukazi nyine yari modeli kabisa. Ibi ndi kuvuga abo twenda kungana yenda barabyumva, abo wenda ntibamenye ibyo ari byo, nyine babonye ibindi. Ariko mwarimukazi yari umuntu ufite umwanya we w'igitangaza muri sosiyete. Nanone mwarimu yari afite leadership no kuvuga afite ukuntu ayobora abandi, haba mu bitekerezo, haba mu bujyanama. Iyi ndirimbo nababwendaza kwigaruka mu kanya, ni umuntu twenda kungana wo mu gihe cyacu, uko aririmba mwarimu nanjye niko mbibona, ngira ngo nabo tungana niko babibona. Mwarimu afite ibitekerezo, ari uzi ubwenge, ari we mujyanama abaturage. Wa mugani basimburana kujya kumugisha inama, mwarimu akaba yakugira inama, kandi inama kugira ukayemera, kandi ugasanga niyo. Ibyo byose maze kuvuga ntacyo byari bibuze. Umuntu ari umushonje ntacyo arya. Situation économique ya mwarimu yari imeze, mwarimu yari mu bo bita la classe moyenne. Bari abantu rwose ubona bifashije mu giturage, adashonje, yambara neza, ashobora kwigurira icyo kurya, ashobora kwiyubakira akazu kandi gasobanutse k'amabati, ndetse karimo sima, akarihira abana be kandi akambara neza. Ukabona umwana wo kwa mwarimu yari umuceri urimo n'akanyama, urimo n'amavuta. Ubwo ni ibintu byacu mu giturage nyine twifuzaga kera tugikene. Wabonaga mwarimu rwose mu giturage afite umwanya mwiza. Iriya ndirimbo mbabwira yuriya musore w'inshuti yanjye witwa Gasaro Mike cyangwa Mick cyangwa Miss Gasaro, rwose yahimbye indirimbo nziza cyane. Iyo ndirimbo ndagira ngo
ndagira ngo mumfashe kuyumva rwose. Nibwo butumwa mbafitiye uyu munsi. Mwarimu akwiye kuvugwa rwose. Mwarimu itangira inyikirizo yayo ivuga ngo mwarimu ni umuntu mwiza cyane, aduha ubuhanga n'ubumenyi, nabwo bukaduha imibereho. Mwarimu ni imbuto yahawe umugisha. Wowe niko abibona n'uwo mu gihe cyane, kandi nanjye niko mbibona, kuko mwarimu twamwumvaga nk'imbuto yahawe umugisha. Umuntu mwiza, yabaga ari umuntu mwiza. Kubona mwarimu umugome w'umutindi, hari abarimo batunyafuraga bagashyiraho akanyafu, ariko twabyitaga igitsuri. Ntabwo yabikoreraga ubugome, kandi ntiyakubitaga abazima, yakubitaga abana ba indiscipline, abana bakererewe, hakabaho bakabizagaho gatoya. Ariko ubundi mwarimu ntabwo ari umugome. Mwarimu ari umuntu mwiza cyane, akaduha ubuhanga n'ubumenyi. Niwe twigiragaho, ari ubumenyi bwo mu mutwe n'imyitwarire, ngo nabwo bukazaduha imibereho. Birumvikana wagombaga kwiga kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Iyo ntajya mu ishuri subumba ndi igiki, mba ndi umuntu usanzwe. Nibyo, kandi simvuze ko umuntu usanzwe bitari byo, ariko hari ubundi bushobozi byampaye. Mwarimu ni imbuto yahawe umugisha. Niko inyikirizo y'iyo ndirimbo ya Gasaro ivuga. Igitero cya mbere rero kiratangaje, kiravuga ngo mwarimu si umuntu, ni igitangaza. Mwarimu si umuntu, ni igitangaza. Nubwo yaba umusaza asazanye ibintu, nubwo yaba akiri muto burya arasobanukiwe. Bamwumvise ko bamuririmba. Uwo ni mwarimu. Mukanya ndayibaha mu majwi. Igitero cya kabiri kiravuga ngo mwarimu yaranyerekeye ampa imyitozo nsubiramo, bidatinze ntangira kuvuga indimi nshya. Ngo mvuga Français original, mvuga Anglais, mvuga Swahili sanif. Ngo mwarimu burya nawe ararema, koko mwarimu ararema, ndabyemera nanjye. Agavuga igitero cya gatatu, akavuga icya kane cyane cya kane, arakagira ati mwarimu ni ingirakamaro. Abana bose babajyanira mwarimu, abakuze bakamucuranwa kugiwe. None umwarimu ni inzira y'iterambere itagira ikiyisimbura. Ushaka gusimbura mwarimu rwose arishuka ndetse arishuka cyane. Reka twiyumvire indirimbo Mwarimu, twumve rwose uko mwarimu uyu musore w'inshuti yanjye aririmba. Mwarimu turabyumva kimwe, namwe muyikundiye indirimbo rwose, kandi bidufashe kurushaho gukunda mwarimu. Ndagira ngo iyi ndirimbo rwose tuyumve. Mwarimu ni imbuto yahawe umugisha. Bari bamaze kuri kiriya gitero cya nyuma gisoje avuga ngo mwarimu burya nawe ararema. Iyo nibutse abarimu banyigishije n'ukuntu bandemye, numva ngize emotion. Nibuka umwarimu rwose witwa Domina wanyigishije mu wa mbere, anyigisha mu wa mbere. N'ubu aracyariho, ni umukecuru, ararwaye cyane, ariko aracyariho. Mwarimu witwa Karisiti wanyigishije mu wa kabiri no mu wa gatatu, we ntiyabashije gusimbuka itsembabwoko ryo 1994. Uwo mu wa kane Nikora wakomokaga Imibirizi, ntiyabashije gusimbuka itsembabwoko ryo muri 1994. Mu wa gatanu ni Domina wa wundi wo mu wa mbere n'ubundi wanyimukanya ngeza mu wa gatanu. Wa mukecuru aracyahari. Mu wa gatandatu ni Kansirida wakomokaga i Burundi, Murundi kazi, ariko washatse mu Banyarwanda. N'ubu aracyariho, aracyari inkumi, aracyakomeye. Mu wa karindwi twarimutse tuva muri Zahacu Mushaka, mpasanga Antoinette yari umuvandimwe wa Nikora wanyigishije mu wa kane. Antoinette aracyariho, ari mu Gishoma, aracyahari, Imana imuha. Yafatanyije na Kabagema batwigishaga imyuga. Icyo gihe twari dutangiye imyuga mu wa karindwi no mu wa munani. Mu wa munani rero yari rurangiza Consolata, umwarimu wanjye wakomeje kumperekeza kugeza mbaye n'umupadiri. No ku munsi w'ubupadiri niwe wavuze ijambo nk'umubyeyi. Yari muto niho yaragitangira, ari inkumi. Yari umudamu w'umuntu wari ukize cyane hari iwacu, akajya anyoherezayo saa sita. Amabanga arakomeye. Icyizere abo barimu bangiriye guhera mu wa mbere, urukundo bampaye, nirwo nitegereje cyane, kuko nirwo rurema mu by'ukuri, nirwo rurema abana. Ubonye mwarimu kugira icyizere, wa mwarimu navuga ko akunda ukabona kugira icyizere, ntabwo wabura kuba uwa mbere mu ishuri. Iyo nasubiraga inyuma gato ya mwarimu byabaga ari ishyana. Ntibishoboka. Wagombye kuba, yabikubwira ko wagombye kuba uwa mbere, ugahita unabawe rwose. Uwampa amahirwe ngo nzasubire mu Rwanda ngira icyo ngeraho, nibura bamwe mu barimu banyigishije abo ngabo muri primaire bakibaho. Wabampa ngo tuganire ubu ngubu, wabangezaho, akangezaho wenda afite n'ubushobozi bwo kugira icyo nabamarira, ngo mbereke Abanyarwanda bose. Ariko abarimu sabo gusa, abo nabanyigishije, nawe ufite abakugishije n'undi afite abakugishije. Nagira ngo bagireho ibitekerezo byiza nk'ibyo mbafite. Ubwo nimutse nkajya muri segonderi rero, hari mu seminari n'ibindi, abapadiri banyigisha benshi barapfuye, abandi baracyariho, abenshi baracyariho.
harimo n'uwabaye eregiteri wanjye imyaka 6 witwa Edouard Nturiye ufunze azira ubusa. Hari umuntu nzamuryoza ariko wa undi umaze iminsi avuga amagambo ngo umushakashatsi ngo ntago ndi umuhutu ngiye ngo ndi umushi ngo ntago ndi umunyarwanda ngo kandi ngo ni umushakashatsi w'igitangaza. Nawe yari umwarimu hafi y'iwacu ku Nyundo aho twigishaga, nkaramukunda cyane kubera ko yari afite umwana w'umukobwa ari inshuti yacu, umwana we w'imfura ntiyabashe kurenga 94. Niyo mpamvu yari kuntuka ngo ndi umushi. Ntago mbabara cyane kuko ni nka data bukuriya, ntabwo abiziwe kandi yari afite umwana w'umukobwa rwose wari inshuti yacu ariko amateka y'abanyarwanda ni rurangiza. None sigaye ntuka ngo ndi umushi, ntago ndi umushi wa mugabo we, ntago ndi umushi ariko ndi nawe. Ikibazo cyo kiri abashi babaye icyo, ariko ndi umunyarwanda nkuko abafumbira nabo bari abanyarwanda ntacyo bitwaye, ariko icyango ni u Rwanda. Banza atari abanyarwandakazi namwe abanyacyango banza byararangiye. Uwo nawe ari mwarimu, uwo uriya mugabo ugabira nuko yihuriye n'ingorane umuryango we wese ugashira. Hari ibintu tuvugishwa no gukomereka no kubabara, niyo mpamvu mucishiriza make nza akababaro yagize cyane cyane kuri uriya mwana rwose we w'imfura uriya twakundaga cyane, byaramuhungabanyije. Ariko yavuze n'abana bose, ntacyo yakwivugira ibyo ashaka kubera ko no kurwara bibaho no kuhungabana bibaho, ntacyo bitwaye. Jabone numvise avuga ngo u Rwanda abahutu ntababaho, habaho abatutsi gusa, abatutsi babakene bakitwa abahutu n'abashi ngo nibo batuye u Rwanda. Abashiraho n'ingewe natwagira mu ariko ngo kabyarama, ariko nuko twavuze ubwo ariko twishyira ko twaze Kagame hari akantu ko muri Ethiopia kamurimo kandi nta nubwo twabeshye, ariko ntibimuza no kuba umunyarwanda kuko ari mama we ari uwiswe se cyangwa mwakiriye nka se, ni umuntu abanyarwanda. Ibyo nta rubanza rubirimo, Kagame n'umunyarwanda. Natwe niba turi n'abashitura abanyarwanda, ibyo nibye nakazi. Ariko nari nibereye ku barimu, abo narigeze ku barimu ku Nyundo, bantu badufashije cyane, ba Rufredi barya mukuru abo bose ni barahashiriye, ba Deo twatakaje abantu. Hari igihe nicara nkumva muri ngewe mwarimu kanaka rwose arasohotse, navuga nkumva ari ijwi rye mfashe, habona uko Kadarasi rwose yabyifatagamo, nkabona uko ryamukuru ari kutugira inama, tugenda inama tugomba kuba abantu b'abagabo, nkumva arasohotse, nkumva ngira abanyiginya Dominico andimo rwose, navuga nkumva niwe abatureze ba Bahati Martine banturiye abo ngabo. Mwarimu numva ameze nk'uduce dutengeranye tw'abarimu banjye bandeze. Reka ngaruke ko barimo muri primaire rero, urukundo batugiriye, icyizere batugiriye, nibo barema abantu. Burya umwana urangije nyuma ya secondaire nta kintu wongera kunguka cyane, wunguka mu mutwe, ariko ubumuntu baburemera muri primaire bakaburemera no muri secondaire. Ubumuntu reka mbisubiremo rwose, famille irakurema, ibyo wize kugeza ugize imyaka 7 ugiye gutangira primaire, mwarimu agakomerezaho imyaka ya primaire, undi agakomerezaho muri secondaire, ukamenya no kubana n'abandi za internet n'ibindi. Nyuma ya secondaire icyo utungutse ntacyo wunguka, nta kindi wunguka cyane kidasanzwe. Wunguka ubumenyi mu mutwe bw'igifaransa, bw'ibyongereza na za shimi, ariko ubumuntu buremerwa muri primaire no muri secondaire. Ni nayo mpamvu mu bihugu byateye imbere ibyo bica ari byo leta ihategetswe kwitaho byanze bikunze, kuko niho barema umuntu, niho barema rusituwayo, naho ngaho bamuremera. Ubwo rero mwarimu yari afite agaciro gakomeye kiriya gihe kugera muri 94. Yari afite agaciro, agahembwa amafaranga wavuga iki gihe ko ari makeya. Harabona agenganira nabo nahembwaga 15,000, ariko byanyemereraga kubaho neza, nkagura imyenda, nkariha minerval z'abana banye, nkaniyubakira inzu sinyubaki cyarimwe, nkagenda nyubaka buke buke ariko nkazayisoza. 15,000 gusa by'icyo gihe. Naho ubu ngubu bimeze gute? Ndaza kubivuga mu kanya. Mwarimu yacishijwe bugufi cyane, arasuzugurwa, ahindurwa gakweto. Mbese no kubera iki nicyo gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Reka twongere twumve mwarimu abakimwemera uko babitekereza mbere yuko tuvuga uko FPR imucisha bugufi, kamusenya, ikamurangiza. Mwarimu n'imbuto yahawe umugisha. Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri bari bazi cyane icy'agaciro k'umwarimu, cyane cyane ko bagowe no kubarera kugira ngo bazaba abarimu. Leta rero yageragezaga kubashyigikira uko ishoboye, ikababungabunga. Abarimu bari bafite umutekano. Mu bwarimu nta n'ivangura ry'amoko ryahabaga. Nge narezwe n'abarimu b'abatutsi cyane, hafi ya bose, ndetse wenda umuntu yavuga ati bahoherezaga abatutsi kubera ko indi myanya wenda ari ifite bene yo nuko, ariko turabona ko mu bwarimu kurerera igihugu ntabwo byari ibintu bipfa gutangwa gutyo gusa. Kurerera igihugu leta yabyitagaho. Niba yarabihaga abantu yabaga bizeye ko barera. Abo ngabo rero nibo batureze, nge nibo bandeze, dore uko mbaye, dore uko mvuye. Ibyo ari byose ndabashimira uko bandeze. FPR rero muri 94 yazanye andi matwara, atareba abarimu gusa, ahubwo yaje hari umusirikare mukuru
wayoboraga abandi mu gafunzo, njyewe nari padiri ku Muyange hariya Nyamirundi, noneho akajya aganiriza abantu b'inshuti ze akababwira ati yigeze kuvuga disikuru rimwe abwira abaturage, ababwira barangije abaturage bamukomera amashyi, sinzi ikintu kizarababwiye, bamukomera amashyi cyane, agira ubwoba araturatura, arangije yihererana nyine abajijutse aravuga ati muramenye ntimuzongere kumpa amashyi mvuze, mujye mubuza abaturage ntibakaduha amashyi. Sise kubera iki? Muri FPR iwacu iyo bigaragaye ko abaturage bagukunze ubugendesheje urapfa, muramenye mumbwire bari abaturage ntibazongere kumpa amashyi. Wenda hari abandi babyumvise, sitwe twabyumvise gusa, ariko iyo ni regre iba muri FPR. Iyo uri umusirikari cyangwa uri umuntu ukomeye bikagaragara ko abaturage bagukunze ubupfuye. Umuntu bagomba gukunda n'umwe gusa w'Imana yabo w'ikigirwamana, ibyo ari byose yarapfuye, nawe ubu ngubu yitwa Paul Kagame, niwe wenyine bagomba guha ibisingizo bakamukomera amashyi, undi bahaga amashyi yaba mu gisirikare yaba mu gisivili yabaga apfuye. Niko umusirikare mukuru yatubwiye, icyo gihe ntitwumvaga n'icyo bivuga. Ubwo rero kimwe mu byatumye mwarimu afatwa nabi na FPR n'icyo ngicyo, nubwo bari barashize abenshi barapfuye muri jenoside, abandi baranahunze, ibyo ari byo byose mwarimu yari akiri umuntu. Muri 1994 dutangiye kongera kwiyubaka, byagaragara ko abaturage bose basanga mwarimu. FPR ihitimuha izina ngo nuvuga rikijyana, nuko yamwanditse uvuga rikijyana. Umuntu uvuga rikijyana rero ni wa wundi uvuga abaturage bagakoma amashyi, ni wa wundi abaturage bafitiye icyizere. Abo barimu nibo bavuyemo ba burugumestre ba mbere muri kakaduruvayo kose, nibo bavuyemo abayobozi bose, ariko abasigaye FPR itibona nyine ko abaturage bafitiye icyizere. Ba Kagame abatangira rero guhiga abo bavuga rikijyana, bahita babahigira ko abo bantu bagomba gucishwa bugufi. Abavuga rikijyana Gacaca zarabatoraguye cyane cyane mu bwoko bw'abahutu, Gacaca zarabatoraguye bose zirabasenyagura, ntibashakaga abavuga rikijyana. Yari mwarimu, yari umuntu w'umucuruzi ufite udufaranga, muri make barabo ngabo nibo baba mu giturage, bari abapadiri n'abapasitori, abashoboraga gufatwa bose barafashwe. Mu by'ukuri abavuga rikijyana barabasenya bose, ariko mwarimu niwe wari ugamijwe cyane. Noneho icyo ni kimwe, ariko icya kabiri nuko byagaragara ko FPR igitangira mu by'ukuri yari yiganjemo cyane cyane no mu bayobozi abantu wakwita inkandagira bitabo. Iki byemeza nyine nuko wasangaga batetse mu bigo byabo, batetse inkono zabo bacanye ibitabo bavanye muri paruwasi, bavanye mu mashuri, baragendaga ukabicanisha umuriro. Wabonye umuntu uzi ubwenge ucana agateka atekesheje igitabo. FPR yo abasirikare babo barabikoraga, n'abana bari barararuje, ntabwo ari ukubasuzugura, ariko niko byari biteye. Bacanaga umuriro n'ibitabo bakoresheje impapuro z'ibitabo, inkandagira bitabo. Iryo zina riba mu Kinyarwanda sinjye warihimbye. Umuntu rero w'inkandagira bitabo, kumenya agaciro ka mwarimu bikunze kumurugora. Niba ataragiye mu ishuri, yarigendeye mu nkambi gusa, atarigeze ajya mu ishuri, ntabwo bari bazi agaciro ka mwarimu. Niyo mpamvu bishimiraga no kubasuzugura, kubera ko ngo bitwa abavuga rikijyana, kubasuzugura, kubacisha bugufi, kubasuzugura imbere y'abaturage babandi babubahaga. Icya gatatu cyatumye mwarimu ateshwa agaciro ku ngoma ya FPR ni ivangura. Kubera iki? Byagaragaraga ko abarimu ari aba rubanda, bazita ku bana ba rubanda. Ngiye kuvuga ngo rubanda nyamwinshi, abana ba rubanda no kuvuga baciye burugufi. Niyo mpamvu bahise bakora ikintu cyitwa education nationale, barayisenya burundu, bapanga kuzayisenya. Kandi ibi ndi kuvuga ntabwo ndi kubeshya, namwe mushobora kubyirebera. Murebe ministeri zose zabayeho uhereye ku ya mbere mu kwa 7/1994 ugeze uyu munsi, hamaze kubaho ba ministeri b'uburezi bangahe? Bakaba 10. Buri myaka 2 bahindura ministeri akazana ibye, akazana reforme zirenga 20 bakoze. Mwabonye bya bindi byo kurindagiza abana, promotion automatique, ngo nta mwana uzongera gusibira, ngo niyo yabona 0 mujye mumwimure. Icyo kintu se cyari cyo kuzakiza abana bacu? Mwabonye ibyo bazanye bya 9 na 12 byo kurindagiza abana ngo nibagumira aho ngaho. Mwabonye ibyo gukuraho interina, ahubwo bayihindura business. Amashuri akajya yubaka, hakaza abashoramari ba FPR bakiyubakira amahome hafi y'ishuri, aho kugira ngo abana bajye muri interina bafashwe na leta, bafashwe kwiga, bafashwe gucumbikirwa, ahubwo bakajya kubagurisha, kubacuruza muri zo za interina. Mwabonye reforme yo guca igifaransa, ngo abana ntibazongera kwiga igifaransa. Mwabonye reforme yo kwigisha mu Cyongereza gusa, birabananira, bagira hagati babona bitazashoboka. Mwabonye reforme yo kwigisha mu Kinyarwanda gusa, bigeraho birabananira. Mwabonye reforme ngo ya professora, umwarimu akajya yinjira ngo yigishije imibare utwana tw'imyaka 8, undi agasohoka ngo yigishishe utwana tukajya twirebera sinema y'abarimu binjira basohoka ntitwagira icyo dufata.
ivyo barongera babikuyeho ejo bundi. Gusenya ireme ry'uburezi haba muri primaire, haba muri secondaire, haba muri za kaminuza. Gusenya ireme ry'uburezi hahandi wagombaga kuremera abantu primaire na secondaire, bagira gutya bose barahavanga barahasenya kugira ngo bareme ibicucu, mu yandi magambo, kugira ngo bareme abantu batazagira icyo bimarira. Ibyo rero byajyanye nyine n'ibyo mwarimu asabwa. Uwa mbere babanje gucisha bugufi ni mwarimu, gusenya mwarimu, kutarema. Iyo ushaka nyine ireme ry'uburezi urabanza ukarera abarimu. Iyo umaze kurera abarimu, abo nyine nibo barema abana nabo. Mwarimu nawe ararema, nibyo wawe muririmbyi uza turirimbira. Mwarimu nawe n'umuhanuzi. Ufashe mwarimu nawe ntacyo yifitiye, azatanga iki? Cyane cyane ufashe mwarimu ukamwima ibyangombwa ngo arera abana, yazarera ate? Icyo FPR yakoze nuko bishyiraho amashuri yabo nyine yo hejuru cyane, za Green Hills, za La Colombière, bashyiramo abana babo. Abana babo bakiga za ndimi zose zaciwe, bakiga Igifaransa, bakiga Icyongereza, bakiga Imibare, bakiga neza, bakigishwa n'abazungu, barangiza bakabihera buruse, bakajya muri Amerika, bakajya mu Burayi. Aba rubanda bo bari muri 12, bari muri kurindagira, nta rurimi bazi, umuntu akarangiza university atazi no kwandika barwisaba akazi. Sibyo baduhaye muri imyaka 24, ibyo se ndi kubibahimbira. Ibyo byo gutesha agaciro uburezi byajyanye no gutesha agaciro mwarimu. Mwarimu nyine aba cyacu bari cyose yahabwaga mbere ya 1994 cyose bagikubita hasi. Ateshwa agaciro, ahinduka gakweto. Hari umwarimu twahoze tuganira umaze imyaka 7 akora ahembwa ibihumbi 44 nk'ibyo umutangiza hari. 44 nk'ibyo amwari batangirira. Hari uwo twaganiraga umaze imyaka 16 akora, ndetse yaranize abana lisansi ahembwa 60. Ibyo ngibyo nahoze mbabaza n'ubuse hava mwiki. Ati reka nkubwire ibyo umwe yahoze ambwira muri bo. Biratangaje. Utanze abashyiraho amajwi y'abazemera kuvuga kugira ngo amajwi y'abasohoke bavuga ikibazo cyabo. Barabakanga, babatera ubwoba, bagira bate, ntibashobora no gutinyuka ngo bivugira ikibazo cyabo, ariko bagiye kukivuga mu minsi iri imbere. Bagiye kukivuga. Umwe yahoze ambwira ati mbere ya 1994 mwarimu yahembwaga make, ariko ibintu byo guhaha byari byoroshye. Umugabo wanjye yambwiye ko yahembwaga 15,000, naho ubu ngubu bahembwa make kandi n'ibintu bihenze cyane, n'imipaka ifunze, tinagahoma mu. Ati nkanjye natangiye akazi muri 2005, niyo mpamvu amaze imyaka 16. Yatangiye ahembwa 23 icyo gihe. Ubu mwarimu w'umutangiza ahembwa 44, afite urugo, akeneye imyambaro, akeneye ibyo kurya, akodesha inzu, nta kivamo, nta bivamo, ntibishoboka. Hagati y'ibihumbi 40 na 50 umutangizi ngo niyahembwa. Hanya amaze imyaka 16, mpembwa 64, ubwo havamo minerivare y'abana, afite abana banza ari 8. Ubukode bw'inzu, ibyo kurya, imisanzu itandukanye, ngasigarana ubusa, ndetse nisimbashe kubigeraho. Agafuka k'umuceri muri iki gihe karite ya nyuma kagura ibihumbi 23, ya yandi yose umutangiza ahembwa. Icya kabiri, ibiro 25 by'uwo muceri karite ya nyuma bigura ibihumbi 23. Ikiro cy'isukari kigura 1000, ikiro cy'ibishyimbo kigura 800, ikiro cy'ibirayi kigura 350. Umuntu wahembwe 40 akodesha, afite abana, azabaho ati? Ukagira se ngo nibyo gusa, ntabwo barekeraho. Mwarimu ibyo asabwa biteye ubwoba muri iki gihe. Ibyo ni FPR kandi agomba no gukora akazi ke. Agomba kwishyura umutekano, umutekano ni 1000 cyangwa 2000. Agomba kwishyura isuku 2000. Noneho sinibyo gusa, haje ikinyamaswa rero noneho kibahangayikije cya hatari. Ikinyamaswa cyitwa ngo ejo hazaza, ngo no mushinga wa leta, ngo ni gahunda ya leta yitwa ejo hazaza. Iyo tuzagira igihe cyo kwiganiraho kuko iteye ubwoba. Ngo na amafaranga azakugoboka wapfuye. Wumva amanyanga. Ngo na amafaranga batangira kugukata ubu ngubu, ngo bakazakugoboka wapfuye cyangwa wagiye muri retraite, wagiye mu kiruhuko kizabukuru. Ntibavuga urwego ruyafata arayahe, ari uruhe, ntiruvuga uko acungwa, ntiruvuga ko nibura wayakamwe inguzanyo bakayiguha igihe ukiriho, oya ngo bazayaguha wapfuye. Wabyumvise? Ejo hazaza n'amafaranga bazaguha wapfuye wowe. Hari inama nagiye kuneka ejo bundi yabereye Gatsibo. Gatsibo yabaye ku itariki ya 12 z'ukwa 10 mu uyu mwaka nyine, ejo bundi kuri 12.
bari kugena ejo hazaza icyo bazajya batanga. Mujye kureba mu myanzuro y'inama y'Agatsiko murasanga bari gushyiraho ba headmasters, presi ikomeye ngo bakora izo nama noneho bace abantu amafaranga. Aho ari kujya ntiwamenya ejo hazaza. Ngo aho ngaho Gatsibo bemeje iki mu nama yo kuri 12 z'ukwa 10, umuyobozi w'ikigo cya segonderi azajya atanga 10,000 yongera kuri ya misanzu yose n'imisoro n'iki 10,000 buri kwezi yo guteganya ko bazayamuha yapfuye. Mwabyumvise neza. Umuyobozi w'ikigo cya primaire azajya atanga 5 buri kwezi ni itegeko, ubwo bazajya bahita bayamuca 5. Umwarimu uhemberwa A0 azajya atanga 6. Umwarimu uhemberwa A1 azajya atanga 4,000. Umwarimu wa AD warangije segonderi gusa azajya atanga 2. Ngaho ya mafaranga umuntu asigaranye iki? Wakodesheje inzu, wagaburiye abana, wambaye, ushobora gushaka kubaka akazu. Mwarimu ntashobora kubaho arasuzuguritse. Niwe usaba ideni bakarimwima ku kadukuru, niwe urya ideni ntiyishyure kuko nta bushobozi, ntacyo bamuha. Iyo uri mwarimu uteye bityo rero n'abana ntibakumvira, n'abana ntibakubaha, nta cyubahiro uba ukwiye, ntabwo uriho nawe ubwawe. Niko si mwarimu ubu ngo bazamera ate koko? Mwarimu azamera ate bafashe gutya? Icyo bari kumuhora n'iki? Baranga kwaba uvuga rikijyana. FPR yabigezeho cya cyubahiro twebwe twahaga, dore sindasaza cyane birenze urugero. Cyakora ngiye kugira 50 da numva ko byaje. Wa mwarimu twabonye w'icyubahiro babarimo banyari kuvuga ngo wakongera kabama nkabahobera, nkongera nkaganira nabo, nkongera nkabona bwa bumenyi bwabo, nkongera dore mwarimu ahageze. Mwarimu ntakibasha kwigurira icupa mu bandi. Mwarimu arafata ideni ntabashe kwishyura, yakubitirwa ubusa. Mwarimu ntashobora kwishyura inzu, kandi bakamusaba gutanga uburere, bagatanga gutanga ubumenyi, gutanga imyifatire, kugira ireme ry'uburezi. Uyu muntu niba afite agaciro mu kurera rubanda, uyu muntu yazabigeraho ate? Ejo bundi nakunze ikiganiro Barafinda Segikubo Fred asanzwe ari inshuti yanjye yagize, yibutsa mwarimu, avuga mwarimu ko aramutse wahawe ubuyobozi, mwarimu ari we wahembwa amafaranga menshi cyane. Nanjye cyakora niko bimeze. Fred we tuzakorana. Mwarimu yahembwa umushahara ukwiye, hanyuma kandi agahabwa ibikoresho byose ngo arerere igihugu. Niyo mpamvu twavugaga ngo twebwe tubashije kubigeraho, umushinga wa mbere waba uburezi n'uburere bw'abana bw'urubyiruko, bakiga amashuri yose ashoboka. Abatabishoboye kujya mu mashuri maremare bakigishwa umwuga n'ururimi byo gusa, bagahabwa abaformateri, abarimu babikwiye. Ariko wafatwa mbere y'abanyeshuri ni mwarimu. Mwarimu agomba kubaho akarya gahaga, akabasha kurihira abana be, akabasha kubona aho atura, akabasha kubona icyo yambara adahangayitse. Icyo gihe umusaba kurera akabikunda, umusaba kuba intangiriro akabikunda. None niba umwarimu kazi agomba kujya kwicuruza kugira ngo abone icyo agaburira abana, niba agomba kujya kwicuruza kugira ngo abone icyo yambara, uwo nguwo azigisha abana iki? Azabarera, azabaha ubuhe burere? Ariko ikosa si irye, ni irya leta. Leta ya FPR ya nyakwigendera Paul Kagame yashatse gucisha abarimu bugufi. Ni politiki ya leta, iyo ni gahunda ya leta. Niba mutabizi, iyo ni gahunda ya leta yo gucisha abarimu bugufi kugira ngo bataba bavuga bakijyana, kugira ngo bataba abanyacyubahiro. Kubera iki? Bari mu giturage hose. Kubera ko bari mu giturage hose, baramutse bagize igitekerezo na revolution bayikora. Kubera iki? Bafite ababyeyi, bafite abana. Nkaba niyo mpamvu mbwira abarimu, mufite ububasha mutazi mw'abarimu. Nigeze kubivuga mu minsi ishize, mvuga muhagaritse kwigisha amezi 3 gusa mukigumira mu rugo, ibintu byahinduka mu gihugu. Nari ntaramenya ko koroni zabikora, mukicara ahubwo mukicarira ubusa. Ubu ngubu rero amashuri agiye gutangira, ariko mu bitekereze iyi revolution twifuza, iyi mpindura bitegekere yazanira mwarimu nawe kubaho, iri mu biganza byanyu. Mushatse gukora iyi revolution mwayikora, nta nubwo byabasaba ibintu byinshi cyane. Nta nubwo ubundi se dore uko mubayeho. Yego nyine kubabara kugera kure bitagupfa, niko basaza bajya bavuga, ariko ari n'igihe wakomera gupfa by'igihe gito, ariko ukazagira ubuzima buhoraho. Mwarimu turifuza mwarimu nk'uwo twahoranye, turifuza mwarimu ufitiye agaciro igihugu, turifuza mwarimu uriho kugira ngo uwo mwarimu abashe gufasha urubyiruko. Leta ya FPR rero nihagarikiye gahunda mbisha yo gutsemba abarimu, yo kubatsemba mu mutwe, ibicisha inzara, ibicisha gusuzugurwa. Leta nizamura umushahara w'abarimu ikube 3. Ibindi byose babamo byo gucuruza imogi n'ibindi babishingukemo. Ni kuba umushahara uri uhembwa 42,000 niba mukubire 3, amafaranga azaboneka. Ubundi harayo bakora mu mifuka y'abanyina, mu myeko y'abanyina. Ndavuga mu bategetsi begereye Kagame, niba kube 3 umushahara wa mwarimu atangire yigisha, atangire abeho nabo. Ntabwo bihagije nose umuntu uhembwa 44,000 ukubye 3 ni 140.
$132 n'amadolari angahe? 150 gusa. Umushahara w'amadolari 150. Mwarimu abura koko umushahara w'amadolari 150. Mwarimu niba utangira niba muhe 150 nibura bigira inzira. Abone ntazaho by'igitangaza amadolari 150 se yakijije nde. Ubundi mu by'ukuri mwarimu utangira yagombye guhembwa amadolari 300 pe mwarimu. Nkuko barafinda bivuga niwe wagombye guhembwa amenshi ari ntazahembwa nk'abaminisitiri, ntazahembwa nk'abadepite bahembwa za miliyoni bicariye. Mwarimu yagombye guhembwa umushahara ugaragara. Nibura mwarimu niba amadolari ayo ngayo 150 dasimbuze 300 utangira ubundi bagende bazamuka mu ntera nkuko byahoze. Kandi mu gutanga akazi bibe biri ibintu bisobanutse bare ko mwarimu adatangira gukora. Niba mukubire gatatu mwarimu umushahara afite uyu munsi byose biratungana kandi birashoboka bapfa kumwitaho nawe aragenda yite ku bana kuko araba yabonye icyo gufungura. Kagafuka k'umuceri akagura na bya bishimba nakubishimba akagure n'akisukari abe yicariye kuri ibyo nibura. Ibindi by'amajyambere ashobora koroherezwa mu guhabwa inguzanyo akajya yishyura buke buke. Niba ashaka gukora agashinga ko kugira ikindi yitezaho imbere, niba ashaka gukora agashinga ko kubaka akazu yaguza akajya yishyura amadolari 30 buri kwezi akazagera igihe yishyura. Birashoboka ku myaka 10 akishyura. Byabuzwa n'iki? Mwarimu niyo yoroherezwa ubuzima, ahabwa umushahara ugaragara, ahabwa bamworohereze no mu gusaba inguzanyo, maze muri ukuntu mwarimu akora igihugu kikongera kikazanzamuka. Ibyo ari byo byose ngiyewe ndamutse ngeze kubyo nifuza, umushinga wa mbere asaba ari mwarimu kuko nezera ko uburere n'uburezi ari ryo shingiro ry'igihugu. Niryo rikora abasitwaye batazakora za genocide, niryo rikora abasitwaye batazajya mu rumogi ngo bitwaze. Mukanya hari umuntu unyohereje akantu agashyize kuri WhatsApp yanjye kuri status ati dore gapadiri twatuboga batuzaniye nitumara gutamira aho kuntu bizajya bitugendera. Nakajangwe kahoze karya rurara umogi karurya karangije gakubita ubuguru hasi ubu buno kabutera hejuru kakajya kagenda gacura mitidoro ko abanyarwanda bagiye kugenda. Byansekeje nenda gupfa rwose. Erega nibyo igihugu kigiye kuvuga icyabo mwari umogi gusa. Rurara umogi bari guhinga mbere ko rujyana mu mahanga abana bo muri primaire nibo bazajya barutumura. Mwarimu nashikamo noneho yumirwa cyangwa se nabaze yasomyeho nta kundi. Ko urumogi rugiye guhingwa rugacuruzwa ku mugaragaro rukagemurwa mu mahanga, urwo rumogi ruzamara iki? Tugiye kugira igihugu cy'abamwara umogi. Nizere ko mwarimu atazatumuraho, nizere ko mwarimu atazatoza abana kunywa urumogi. Reka twongere twiyumvire mwarimu tugiye gusoza iki kiganiro, ariko ndasaba abanyarwanda gukunda mwarimu. Ndasaba n'abarimu gukora uko bashoboye kose bakongera kwiyubahisha uko bashoboye kandi bakarwanisha ku burenganzira bwabo. Nimutobore muvuge ku mushahara muhabwa ari ntica ntikize nta nicyo umaze. Nimutobore muvuge ko mudashobora kwigisha muri condition murimo, niba ngombwa mu bihagarike amezi 3 amezi 6 n'ubundi dore mwari mumaze umwaka muhagaze nta nicyo mwunguka. Nimutobore muvuge ko mutabyemera, nimukora iyo revolution ni mwebwe. Agahinda kanyu nikababere fuel, nikababere essence yo guhaguruka muharanira uburenganzira bwanyu. Murakorera igihugu mukarengana, muzakomeza guturama kugeza ryari barimo. Nimwe muzi ubwenge, nimwe mwamujijutse, nimwe mutanga ubwenge, nimwe mutanga ubumenyi. Mwihagararira amezi 3 mwange kwigisha maze murebe kundi ibintu bigenda. Ariko ntibyakagombye kugeraho. Nimukora amasosiyasiyo, mureke gutinya, mureke mubivuge neza mu kinyabupfura mwararezwe, ariko muvuge akarengane kanyu. Ndi kukavuga ndi kure. Nimba ni mu gihugu ntimuzakenera kukambwira nzabyikorera. Naba ministri naba mukuru w'igihugu ntabwo muzakenera kukavuga ndakaza akarengane ka mwarimu. Nanjye ndigisha, nanjye ni mwarimu. Ntabwo mbayeho nkuko mubayeho aho ngaho muri icyo gihugu, ariko uko mubayeho birambabaza kuko nzi uko abandi barimu bariho kera. Mwarimu akwiye gukundwa n'abanyarwanda bose, ariko mwarimu mbere na mbere agomba kwikunda. Abarimu n'umwuga mutagomba kwemera ko batesha agaciro. Mugomba kongera mukabavuga rikijyana, abaturage bakabagarura icyizere, bakongera bakabakunda, mukongera mukaba abajyanama, mukongera mukaba abahanuzi, mukongera mukaba abandi batanga ubwenge n'ubumenyi. Niyo misiyo yanyu. Kuba mwarimu sakazi, kuba mwarimu ni vocation. Kurera, umwuga wo kurera niwo mwuga mwiza uruta indi yose. Kurera abantu ukabareramwo ubuntu, ukabashyiramo ubuntu, niwo mwuga uruta indi yose. Izi nkambi tubamo zizadukorera ishyano. Inkambi tubamo tutarerwa tuzajya tuvumukamo turi ibikoko. Ni kwitonda. Inkambi abanyarwanda bagiye babamo badahabwa uburere bukwiye nibwo butubyarira abicanyi kabuhariwe. Dukeneye ko igihugu cyongera kugira système d'éducation nationale, kurera abana ba rubanda. Mwarimu wigisha mu ishuri rya leta akagira ishema ko yigisha mu ishuri rya leta. Leta igakora ibishoboka byose kugira ngo mwarimu asubirane ishema, aho kumutesha agaciro ngo nuvuga rikijyana ni mu mureke arindagire, mu mureke akene bamusuzugure. Nibyo biri mu mutwe wa Kagame. Kagame hari abantu bajyaga avuga gutyo ngo azaze mu gihugu ngo bamusuzugure, ngo akene bamusuzugure.
nkeka ko ariko yemeje ko mwarimu agomba gukena bakamusuzugura, ko ariho we azabonera ishema akaba umuntu w'igitangaza cyane. Mwarimu ntakene bamusuzugure, iyo niyo gahunda ya leta ya FPR. Iyo bitaba ibyiba yarafashije mwarimu ntakene atinda hari bamusuzugure. Abo bana bajye barindagira ibyo birabareba. Iyo niyo gahunda ya leta ya FPR. Sindi gukabye namwe murebe ibiriho, nabivuga bitari hose nabihima. Igihugu kijya kurindagira nuko cyarindagije cyishe nabi mwarimu. U Rwanda rwo kuva muri 1994, mbere yaho ntacyo nirwe mvugaho, rwo kuva muri 1994 rujya gupfa rwapfushe rwishwe nuko rwiyahuye rusuzugura mwarimu. Iyo u Rwanda rwubaha mwarimu rwari kuba u Rwanda, n'ubu kandi rwongera ukubaha mwarimu rwaba u Rwanda. Abandi bakozi bose bafite amashuri abigisha bafite, ariko mwarimu agomba kuba forume kandi akitabwaho agakurikiranwa agafashwa. Mwarimu ararira igihugu, natarera abazima azarira ibirumbo. Narira ibirumbo rero nibyo wa mugani bizasozwa twimwerera urumogi twese nta kundi. Ndabona aricyo leta igiye guhura urubyiruko kugira ngo bamure urumogi bibagirwe ibindi. Ndabona aricyo yatangiye guteganya no bwivuga guzarucuruza mu mahanga. Izarucuruza mu mahanga zitatumuyeho ngo yumve, batatumeyeho ngo bumve ko ruryoshye, ko rumeze neza, ko runoze. Mwarimu u Rwanda rwishwe no kubura abarimu. U Rwanda rwishwe nuko mwarimu atitabwaho. U Rwanda ruzakizwa na mwarimu. Niko mbibona, niko tubyemera. Ndatekereza rwose ko habayeho gahunda yo kwita ku barimu no kuzahura abarimu, igihugu cyazahuka. Ntabwo igihugu kizazamuka kitazahuye uburezi. Uburezi nibwo burema les citoyens, nibwo burema abantu, nibwo burema bene gihugu. Uburezi rwose nicyo kibuze mu Rwanda. Nkaba nsoza rwose nsaba abarimu nkomeje, iyi revolution yibakize mu biganza. Iyi revolution ni yanyu. Nimutegereza abandi bantu, mwebwe agahinda kanyu konyine nuko mufashwe birahagije ngo bihagurutse revolution. Iyi revolution ijye mu biganza by'abari, nimuhaguruke mu musemburo wayo. Ni mwebwe muzi kwigisha, muzi kurera, nimucengeze mu baturage ko tugomba gukora revolution mu Rwanda, ibintu bigahinduka, tukarerera igihugu kizaba igihugu kizima. Barimu iyi revolution ni yanyu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka twiyumvire mwarimu uko wa musore Gasaro Mike amuririmba rwose. Mwarimu turakomeza kumuzirikana. Ndagira ngo ndebe niba hari igitekerezo kitaducika abavandimwe mwatanze. Uyu munsi nabasuhuje. Uriya Mandela aravuga ngo iki? Nabasuhuje mwese abategereje ikiganiro. Wongere udusobanurire uko umuntu aba member, ese n'abari mu Rwanda bite? Abari mu Rwanda urakoze cyane Mandela. Abajije cya kibazo cyo kuba member. Ubu ngubu sindamenye uko tuzabigenza. Abashobora kuba member bagomba kuba ari abone, gukanda handi kuri s'abonner, barangiza bakakanda kuri rejoindre cyangwa join, cyangwa se mu rundi rurimi abari mu bindi bihugu bagiye babona mu ndimi zabo rejoindre. Noneho bisaba kuba ufite compte bancaire cyangwa se ufite carte bancaire. Abataragira carte bancaire sindamenye ukuntu bazadutera inkunga, ariko abayifite nibo babishobora. Mu Rwanda rero sindamenye uko bazabigenza, nabo biga ubwenge uko bazatugezaho inkunga yabo. Tuzategereza nta kibazo, ntago turamenya indi nzira uko abantu babigenza, ubwo tuzabiganiraho. Urakoze muvandi. Musa aravuga ngo iki? Alpha uwishe igihugu yahereye kugukenesha abarimu. Uravuga ukuri wowe Alphonse Alpha. Uwishe igihugu Paul Kagame n'agatsiko ke batangiriye mu gukenesha abarimu. Ufite ukuri. Uwakenesheje mwarimu niwe watangiye akenesha igihugu, none kiratagangaye. Uravuga ukuri muvandi. Mukomere cyane padiri n'abagukurikiye bose. Yego Clementine ndabyumvise. Mukomere basangira ngendo, mukomere nibyo. Yego murakoze. Umuvandimwe ati Isaac ati ikimbabaza muri Afurika ni kimwe nuko abaturage barwanira demokarasi ariko bagera ku nsinzi bagasigazwa inyuma, ahubwo babandi babakandamizaga n'ubundi bakabona imyanya ikomeye. Nyine ni ikibazo. Niyo mpamvu revolution igomba kuba iya rubanda, kandi igihe cyo guhitamo bakihitiramo abantu babona bazabafasha. Ndabarinze Christopher, komera intwari ku rugamba rwo kwibohora no kubohora akarere k'ibiyaga bigari. Urakoze cyane Christopher. Yego uti munjomwe revolution izanikora. Yego izi revolution ngo izikora, niko munjo abibona. Mufashe abakongomani mapping. Yego mufashe abakongomani mapping report ihabwa umugisha bazabatoragura. Yego we uri kureba kiriya gikorwa cya mapping report ko kizakoresha kandi nibyo.
padiri ntiyigeze ajya mu itorero ngo ahambwe indangagaciro za kinyarwanda ab'intore yubaka u Rwanda izira ivangura ikunda igihugu. Ubwo wabonye ari ivangura kurushaho undi uvangura abarimu n'igihe basigaje inyuma se wa muvandimwe we. Uwo ni Rwanda Wirove yagarutse, ariko noneho ndabona yitonze na Rwanda Wirove we ntabwo ari ngewe wavanguye abarimu. Ugenda ubibwire yantoragura amabigi y'umutware wawe ko yakenesheje abanyarwanda igakenesha igihugu. Umunsi yiyemeza gukenesha abarimu ngo batazongera kuba abavuga rikijyana, niwe wabahemukiye, niwe waduhemukiye, niyo mpamvu yapfuye ashiririye ubwonko. Ahubwo mu musimbuze vuba. Nibagiwe igice cyo gukuraho impuha zikomeye, nicyo ngiye gusozerezaho kuko nta kivuze mu ntangiriro. Impuha eshatu. Impuha ya mbere ni za nomination bari gukora. Ba Evode mwababonye ngo bagarutse muri ngo Evode yagarutse ngo muri senateur. Namwe mwumve impamvu Kagame yapfuye. Ejo bundi Kagame yirukanye Evode kumugaragara tubwira ko umuntu afite imyifatire mibi, atuka abantu bose ko abandi bategetsi bamuraga ntibabivuge, amwirukana ku manywa y'ihangu nk'uwirekana imbwa. Yaba mugaruye atengwa agiye kuba senateri. Noneho abasenateri ni abantu b'abasaza b'abanyacyubahiro kandi b'intangarugero. Mwabyumvise Evode aje gukora iki muri Sena? Niba ari Kagame wamwirukanye amugaruye gukora iki? Reka Kagame niba atakiri Kagame twari tuzi uvuga akivuguruza. Evode ni urugero rwiza. Yamwirukanye nk'imbwa ngo afite imyifatire mibi, ngo ararwana, ngo akubita abana b'abakobwa, ngo akabasunika akabavuna, ngo nagende. None abaye senateur. Intore rero zashwiragiye. Bira nivyerekana ko abantu mu mitwe byivanze. Bazanye Evode bagiye gukora iki? Ikintu gishoboka nuko ishobora kuba ari nomination za fake, kuko Kagame ntawe uhari, ntazo yakoze mu bimenye, ntazo yakoze. Abazikoze ni nomination za fake bakoze ba Evode kugira ngo bavuge amagambo ngo barashimira Kagame, dukomeze kugira ngo arahari. Bakomeze kugira ngo arahari. Icyo ni icyambere. Kuko nyine Evode yakoze nyine tweet, bamuhatiye gukora tweet ngo avuge ko rwose ngo azakora cyane, ngo muri leadership ya Paul Kagame. Ubwo ni naho kajambo bishakiraga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko baba bashaka gutetagura Sena kugira ngo bashyiremo abantu bakoresha ibyo bashatse, bajye kwirukana Dr. Iyamuremye kuko afite ingorane cyane, ari kwanga ko asimbura Kagame kandi ari itegeko nshinga riteganya. Bari kwanga ko amusimbura, ntibamushaka, harimo abatamushaka. Ubwo rero bashobora kuba bari gupanga imitwe kugira ngo bashyiremo abantu nka ba Evode babafashe gutora undi bishakiye, bo bumva aboroheye, abariwe bashyiraho ejo bundi bazatubwira ko ari wasimbuye Kagame. Bazatubwira ati Kagame agonze igitarapfuye nonaha kandi yapfuye kera, none reka bamuhe umusimbura. Ngo Sena habaye amatora, ngo batoye undi bashaka, sinzi umugore bashaka gutora, n'ibyo ubwo tuzaba tubireba. Ni wenda ariyo mpamvu bashyizemo ba Evode. Ariko nyenda cyakomeza kuvuga ko ari nomination zo kurangaza abantu gusa. Ba Evode bakuma aho bafungiye, noneho bakatubwira ko perezida yakoze igikorwa kidasanzwe, yashyizemo abantu b'abasenateri byahe byo kajya. Abadepite bashyizemo bari gukora iki kose bibereye mu rugo, bari kwirwa bibakira amazu mu rugo, nta kazi bagira. Barabiruka, ntago bakora, ntibashobora guhura kugira ngo batamenya ko kijyana adahari, ko yapfuye byarangiye. Ibyo ni impuha zikomeye. Bari kutwihera zimeze zityo. Ibyo byo tumaze kubirambirwa no kubimenyera. Ejo bundi hari abantu, icyo ni amakuru ya nyuma ngiye kubaha. Ejo bundi hari abantu bafite abavandimwe babo barindaga Paul Kagame. Abo bantu bashatse kubonana n'abana babo barindaga bya hafi Paul Kagame. Uzi ikintu bababwiye? Barababwiye ngo abo bantu, abo banyarwanda, abo basore bakunda gutaha iwabo mu ngo abavyeyi babo bakababona n'abavandimwe babo, ngo ntabwo bari mu Rwanda, ngo bari mu mahanga na perezida. Mumenye ko abantu bose bari begereye Paul Kagame, abantu bari bamwegereye bamubonaga mu buzima bwa buri munsi, barapfuye cyangwa barafunze. Mubimenye. Noneho bakabeshya imiryango yabo ngo barasohotse bajyanye na perezida mu mahanga. Iyo nkuru mbabwira nayo ihagazeho nayo. Iyo miryango ndayizi. Ngo babajyanye mu mahanga, ngo bagiye, ngo baherekeje perezida mu mahanga. Ko batubwira ko ari aho ngaho ko yabiba amanama yagiye mu mahanga gute? Abamurinda ba hafi bari abasoko kugira ngo badatanga amakuru, barafunze cyangwa barapfuye. Mubimenye. Iyo ni ikindi kimenyetso simusiga cyuko perezida Paul Kagame byarangiye. Nibyo. None rero reka nze mbasezeraho mbabwira ngo mwirinde impuha, ibyo bakomeza kubabeshya ngo Paul Kagame ngo arahari, ngo yayoboye amanama, ngo yanomye ntawe uhari. Ire mort cadavre. Akufi kara yarapfuye mu kizuru. Ariko disi wa muntu yamwe ngo mu kizuru. Reka nze mbabwire ibyo banyigishije muri iyi minsi bivuga ko Paul Kagame yapfuye. Paul Kagame yarapfuye mu ndimi rwose. Hari umuntu wanyigishije indimi nyinshi, reka ndebe ko nabifashe neza mu mutwe. Izo ndimi banyigishije zivuga ngo Paul Kagame yarapfuye, maze mwiyumvire ibintu nize muri iyi minsi
ko mbivuze se yewe nta byanjye narinzi ko nabibitse yarapfuye mu ndimi se nabyanditse ahantu mu ikayi yanjye ko mbibuze nanditse ngo mwarira mu ndimi ngira ngo nzajya mbibona mwarira niko se byane wanyigishije rero nayobeho nabishyize nari mbonye mu gicewa nta byanjye nyamara bari banyigishije mbega amagambo meza bari banyigishije ngo Kagame yarapfuye ndabahemukiye ubutaha nzababwira izo ndimi bari banyigishije rwose ukuntu nari nabifashe neza nari narabyibagiwe none mvuze naho nabyanditse banyigishije mu Lingala mu Mashi mu Gicewa mu Kizuru ngo yarabushonye hariya ngo arishona harya mu gihe ngo yarabushonye rya jambo yarabushonye banza ari ururimi rwo muri niba ari rwo muri Swaziland niba ni mu Kizuru ngo yarabushonye ngo niho bituruka ngo arishona ari sinebuka rongera mbyige neza ubutanzababwira neza ibyo ari byo narabyishe rwose narabyishe Kagame yarapfuye nuko petu Kagame yarapfuye Kagame emor Kagame is dead Kagame amwarira ibi byo nari nkibyibuka ariko hari ibindi byo mu Kizuru hari umuntu wambwiye mu ndimi 25 zose urakoze petu kumbwira ziriya indimi zanjye nazishyize ko ntacyo bitwaye ndabasezeranije ko ubutaha rwose izo ndimi zose barazimbwiye tugomba kubivuga mu ndimi zose z'amahanga bakabimenya amahanga yose akamenya ko Kagame ari mwarira akufikara iringana ndarikunda cyane naryo bari barimbwiye ngaho basimura haryana abavandimwe ntimwibagirwe kuntera inkunga ariko dore umunsi noneho nta muntu n'umwe wanteye inkunga sizi uko byagenze ngo abe member haracyari 30 gusa kandi turi 30 ntimwibagirwe kuntera iyo nkunga ndayikeneye abanyarwandakazi mukande kuri join cyangwa joindre hanyuma amadolari 4 ku kwezi ntago azakwica kandi wayishyiraho igihe ushakiye wayishyiraho ukwezi kumwe ukarekeraho ukabivamo ariko ndabikeneye niba ndi kubabwira ndabikeneye mushakishe nizeye ko muri iyi minsi n'ukwezi kugiye gushira mu minsi imbere nzategereza nta kibazo igihe bizawukundira muvandimwe iyo nkunga ntuyibagirwe irakenewe ndabikubwiye rwose ahasigaye dukunde mwarimu dutekereze mwarimu umwarimu najya kugira ngo umushyigikire umutera inkunga ntuzabyange rwose apfa kuba akigisha apfa kuba akirera abana ubutegetsi nibuhinduka mwarimu umushahara uzakubwa nibura 3 kandi ahabwe n'izindi avantage zo kuba yaguza akagira umushinga nawe yikorera azahabwa avantage zo kuba abana be nawe bafashwa nkuko yahabwa na rasiyo biramutse bigenze neza kugira ngo mwarimu yumve rwose ko ashyigikiwe mwarimu atagira akora umurimo ndabashimiye rero ikiganiro urugendo rw'impinduramitegekere 66 n'iki ngiki cyari cya mwarimu ahagurutse akore revolution iyi revolution ya Kizito Mihigo ibe revolution ya mwarimu ko mwarimu niwe wigisha umuntu niwe wigisha urukundo izabe revolution ya mwarimu rwose mwarimu afatanya na Kizito Mihigo bakora iyi revolution bakura abanyarwanda mu mwijima babajyane mu rumuri mwarimu revolution ni yawe urara haryana ariko mbere na mbere ndongera nkuririmbire mfatanyije na Gasaro rwose tukuririmbe mwarimu turirimbe ni buri gitero cya nyuma twumva ukuntu mwarimu ari imbuto yahawe umugisha iryo jambo rikomeze ribazemo rwose uti mwarimu ni imbuto yahawe umugisha mboneyeho akanya ko gushimira n'uriya musore Gasaro Mike wahimbye indirimbo afite umutima mwiza wo gukunda mwarimu azakomeza ahimbe n'indi rwose ahimbe mwarimu aririmbe mwarimu asubirane ishema n'isheja murakoze cyane reka twumve mwarimu